mureke rero mbabwire ndashaka ko mushyiraho umuhati mukiga ni mwebwe mugomba kuzamfasha muri cya gihe nanjye ntakibasha kwifasha nicyo nababyariye yego papa urabona ndiho ndarenga papa urashaje ndiho ndarenga ndashaje ariko ubwo ngifite aka gatege ngifite n'utu dufaranga ndagira ngo mwige muzamuke nimurangiza muzagire n'amanota meza ashoboka kugira ngo nimubona diplome icyo gihe nanjye nzamaze kuba urabona aho ngeze papa natwe icyo gihe tuzaba dufite akazi tugutunge tukugaburire nk'umwana nk'uko natwe tugabure tukiri abana cyane ariko papa kuko washaje wagize imvi zuzuye mu mutwe no mu bwanwa hose niyo mpamvu ushaka gukoresha umwete wose ushoboka kugira ngo nzajye kugera igihe ntagikiye agatege ubu izi mvi icyo zibanziriza ni kimwe haba zirabanza zikaza ziguteguza ko ugiye gupfa gupfa wahise ukazapfa turangije amashuri ndashaka ko mbanza kugira gutya nkabigisha ubu ngubu iyi saha tuvugana ariya manota mubona 1/0 1/100 0/100 noneho n'ibiganiro ziba byangeze nge ibiganiro bikabananira kandi ikiganiro kigira amanota 5 ntabwo ajya arenga papa byose naho bitera urabona iyo tuvuye ku ishuri igihe twakafashe ikaye ngo turebemo tuvuga mwagiye kuragira ihene ukabwira nka mushiki wanjye ngo yakutse cyangwa yagize ngo ninjye kuvura neza ubundi twakwiga gihe ki kandi mba naniwe birumvikana aho ndahatsindirwa koko uzi ko nigeze kumva muri radio bigisha bavuga ngo ababyeyi nitwe twica abana koko niwo twishinga nasanze ibyo muvuga mwabana mwe mutabeshya ariko noneho ngewe reka nikubitagashye ubwo nabakoreye ayo makosa hasi nzayihana nanjye ntega amatwi radio nkayumva sibyo nasanze koko amakosa maremare arayanjye ariko noneho ngiye kwivugurura turumvikana mwabana mwe nibyo papa ngiye kubashakira umwarimu ajya bigisha muvuye ku ishuri muze mwiga icyo bita cours du soir ibisigaye rero uriya mwarimu ngiye mbazaniye ni umwarimu urenze kwemera niwe mwari aherutse gutwara n'igikombe ahubwo uzamuzane papa ndangiye kukubwira ibyo nkubwira ntabwo ari amakipe ni umwarimu wigisha ufite ubumenyi bamuhaye igikombe cy'uko yatsindishije abanyeshuri benshi ahubwo amutuzanire papa urakoze komera ahubwo ntabwo wari wabyumvise papa ahubwo muzane karibu urakoze cyane Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ni inkurikirane ariko kwiga kwabo byambereye ingorabahizi Biragaragara. ndatanga minerivare Waruhiye ubusa usa naho kubise igihwereye. uwa mbere ngo agasibira undi mwaka agasibira uriya uyasibiye niba ari imyaka hari 6 niba ari 8 uyu wararenze ni nka 12 oya ni ngiye mukuru uri mushiki wanjye ngiye mu wa mbere mpamaze sibemo inshuro 10 abo twiganye basize mu wa mbere bararangije mwari ntakubeshye naho ngo ni inshuro 8 okay nubundi tuhakanya noneho rero turutanwaho imyaka reka mbakanya urumva mbakanya rwose ubanyigishiriza bakuru ku buryo mwari icyo uzashaka cyose nzakigwa umva nushaka uzambwire nkubite n'inyana y'inka y'ishashi idibitse bindekere urakoze cyane mwari ngakazi keza rero urakoze sawa murakoze namwe ngaho shyiraho mwete koze sha karame mwari preza twende kwanza Keretono nitwa Uwimana Imana isiryo twende wo yewe nitwa Karabudiyani yabyaye muzana amakaye yanyu zereka ya sana yero ndo umuhanga cyane je suis mathématicien physicien mwabyumvise njyewe nize Kongo mwabyumvise ngo iki nize Kongo ngo mbere uko amasomo mbanze nge kuriya turashize none
ayo ntukabimbwa mu buryo bwose wambwa. Saza we ni igicu. Ni ikigorya ahubwo. Usubiye kangahe? Njye nasibiye inshuro 8. Akutaga umwana kumba amabere yaraguye wagira ngo wose byihebe. Andika 16. Mushiki wanjye yosa ari shababu. 16. Maradona nabikoze. Iyi mbwa kitsindwe mu gihe uhugira mu bya football wambwa. Niko. Hayo usubiye mu nshuro 8 usubiye inshuro 10. Usigaje gupfa rimwe ahubwo mukaranga. Ngiye mwana. Kimutera umubye agahinda. Regardez ici. S'il te plaît. Wega ya. Continue. 16 byandika gutya. Voilà. Nabibonye. 16 en français. Voilà. 1, 2. Urabizi? Nago mbizi. Wakandika 16. Kopiri yongeye. Kiruva kan huni. Sanga waberanje. Tusozo mbwire. Nabirangije. Ati. Ni ku 10. Ariko mwari urabona nta byanditse nko wabyanditse. Iki washyizeho? Iki washyizeho? Ni kano kabago washyizeho hano nanjye nashyizeho. Andika 41. Nakubwiye bayandika batya. 41 iravuba nawe. Think they wise. Neza kutamatrebye nabikoze. Nabiko amembye baro. Aguhembye 0 ngo ni ba. Ari uri karabu Diane. Ngiye no kuzishakira umugabo ngiye bishuri ngiye. Washatse umugano ko ari wo mureshya se. Muze. Mwana kungusha gusa. Zimbe iyitaranga. Ubigejeje hese mwari. Mbigeze se uranze nibigwera were mu mutwe ibicucu ibirobwo. Oya ntabwo ari birere gerageza uyu mutwe uri mu amazi wirimo igikoma. Ubonye wa amanota izindi bana ko nazigisha cyetse gushakira ikinini zigapfa zigashuka zagiye izindi mbe banshasha. Papa. Umwana yanditse. Uyu mwarimu watuzanye arimo aratwigisha dutuka ngo turi imbeba kandi turi no kubikora akaduha amazi. Muze ntabwo wize? Oya kubera uburakari bwa mwarimu. Narize. Ntabwo uzi ko we ni iki nimba atuje wa mwana we ntukanse. Ntabwo uzi ko iyo uri kwiga bangombwa ko ucyaha umunyeshuri. Abandi bacyaha bakamuntu kubatuka. Ndavuga ngo umwana ni imbeba iki ni ikivumvuri bose bagiye gusa n'imikara bari kunanira. Icyo nicyo cyabateye kujya babanyuma buri munsi bakana urugero nabatena behere. Nazo ni mutuka mwarimu ntasone. Nicyo ubu nzahembera iki? Ariko papa natwe wishyigikira uyu mwarimu wawe. Ubundi hari umwarimu wigisha umunyeshuri nk'umwarimu aratutuka ngo ndiki ubusaba ndiki bumva. Umwarimu yemerewe kugutuka kubera kutumva. Urumva? Ahubwo mujya kunsebya. Papa. None rero hari uyu musega wawe. Iki cyo kigira n'ubukomeye kubi. Wagira ngo ni ibuye teguruki. Ngaho nyumvira ngo ni umusega. Oya, nubwo boneka 81 yandika bashonye bano bantu. Think they wise. Ngaho none na. Mizereka ngubwire. Konde basaguye abantu batambikije nibitwe bimeze nk'iby'intuze.
ibi ni biki Tabanje kura ku mutwe Wagira ngo wasi ni ibyubu. Iyo wanyunu yashushanyaga kuko agatwe wanya nakinkoni yande basaba fata hejuru Oh my God. kumeze nkawe ariko mwareka ngo reka nkwereke rero amafaranga twavuga ngomba kwigisha izi mbeba zawe nako izi mpaca urakubakane cyangwa se usigaye uzigishanya nigendere